Sheri we Koroti byutse umamagara ufite ikihe kibazo wambabare kuko ukanyana kuri toilette ko mba bimeze nabi wangize umugaragu wawe buri munsi kugiye kuri toilette ugiye kunya ukamamagara ibi ndabirambiwe ngenda birambiwe pe ubundi wagiye wijyana ibisikoro byawe ntibikuyobora ariko Sheri ngiye rwose maze kubirambirwa ibi ngibi babara rwose umberekeze maze kubirambirwa icyo gikoni kijye kikuyobora kikujyane kinakugarura ibindi ntabwo bindeba ngewe nese bivuze ngo ntabwo umerekeze jewe ibi narabihaze dore mbere nakwirukiye narabihaze ijyane ibyo ntabwo nabivamo icyo gikoni cyawe kijye kikuyobora kikujyane kuri toilette cyangwa ujye urya bikeya unye gake ako Sheri reka nkubaza koko ntaramera gutya kuki wajya gumbwira neza ubu ejo bundi bimbayeho gutya nibwo kuko umwaye gutyo ko nkunze ko ubyivugiye nyine urivugiye ko utaramera gutyo icyo gihe wari umugabo ubu ntabwo uri umugabo uri ingegera asoni ibyo njye ntabwo nazabivamo ibyo sinazabivamo ibyo urya gake uniye gake ubu se wowe ibyago ntabwo byakubaho ntabwo byambaho ubundi se wagendaga mu muhanda umeze nk'ikicucu bakakugonga ugenda ukagendera kure ukanyura ku ruhande ujye uhamagara karya rugo wawe aze ajya kujyana ibyo sinabivamo Sheri kuri gushyenga rwose utari kunuka kuko sibyo ibyo nkubwira ndakomeje umva nkubwire ndakomeje umva nkubwire bogo sibyo umva nkubwire akantu keza waretse tukagurisha wa murima n'ubundi ko kubona mfite ibibazo nibi wenda umuntu akaba yabona n'amafaranga akora sibyo waretse tukagurisha wa murima ahubwo nyumva kuvuza ijambo ry'abagabo urabyemeye ngo cabembwiye neza yego ntabwo dushaka kunyara anza ko tuwugurisha ukiri muzima none se Sheri yaza miliyoni urazemeye muhamagare ko ari ready muhamagare rwose kuko amafaranga arakenewe ariko meze nabi urashaka kunyara ndashaka kunyara ushimujyane noneho rwose ubaye umuntu w'umugabo muhamagare umujyane uzi rwose urakoze Kuna chiti. Muzana amazi ko. Murakoze. Kuyamo. Shana ina yakeye. Kugira ngo nyata ni yarisha umuntu. Urumeze neza ariko. Shana kibazo pe. None se mubaze TV. Una makuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Nyamazo aracyayafite. Yego. Akinyota yinyishe neza pe. Natinze kuzana n'ifite imirimo myinshi ari haruguru. Shadive nakora pe uri umwana mwiza uranyubaha none umugore mfite hariya wagira ngo shitani yindi yapfuye ikuzimu ikaza ku isi ntago agitaho umubwira ikintu ahubwo ahora amatira ibintu nazi ibintu ambaza ngo by'amafaranga kandi urabona amaze iminsi myinshi nako nese wari umeze ute Shana neza neza usanga buriya kwiyakira ko nyine uri mu byaramugoye ariko wowe jya wizera ko uzakira akuse k'abantu babeshya tujya gusezerana imbere y'Imana n'imbere y'amategeko twasezeranye ko tuzabana mu bibi mu byiza ndwaye ntarwaye arwaye atarwaye tugafashanya none abonye ndwaye ngize ikibazo atangiye kunyenura waranuka amfata n'abakanutese kandi imbere y'Imana dusezerana imbere y'amategeko twasezeranye yuko tuzabana mu bibi no mu byiza tugafashanya ni kubera iki ayo mategeko koko ayaviyora akabivamo akanga no kuyakurikiza bigabura umuntu ni mugari
umugani ni munini. umuntu kino si none se urumva nimba mwarabanye uri umusore mwiza wambara ibyango ubu ntabwo uri kureba numenya ngo nakumeseye gute ibyo urya usibye kumva icyanga cyabyo urumva yagomeza akagukunda. Ariko shaka umwana mwiza pe Divi, ni ukuri uri umwana mwiza ni wowe umfasha. Ariko ubu reka nkubaze Divi, reka nkubaze Divi, sibyo? Reka nkubaze ubundi buriya wenda nk'umugabo yaratandukanye n'umugore, uwo mugabo wenda akaba yagushaka wamukunda? Agushaka nyine ko mwakibanira wamukunda uwo mugabo? Buriya rero urukundo nirwo rw'ingenzi, baye mwiyumvamo umukunda akabimbwira namukunda ntabwo nakita ko atandukanye n'umugore kuko batandukana kubw'impamvu nyine. Okay, njye nashaka kwimenyera ariko umwana mwiza pe, noneho uranasenga. Nawe uzajya usenga nubwo nyine utareba ariko umutima urakora n'ubwonko burakora. Ako njye mba mfite icyizere yuko nzakira pe, mba numva mfite icyizere ko nzakira. Bosi nanjye ndabyizeye ko uzakira kandi uko ngiye kuryama buri gitondo ndagusengera kugira uzakire. Umunsi wakize sinzi ukuntu nzashimira Imana. Ubu biba bimbabaza kuba ntareba ukuntu usa n'ukuntu ugira umutima uko ufite umutima mwiza muri wowe, wasanga bora no kumubiri inyuma ariko ushobora kuba usa neza pe, ushobora kuba umeze neza cyane kurubaha. Uzareba ahubwo katsure mu mirimo noneho mabujaje yanyica asanze nicaye hano. Ni ukuri mfite amatsiko yo kumenya uko usa, si ukukubeshya kuko urubaha, ufite umutima mwiza ufite. Ngakomera ko nsubire mu mirimo. Yego, umutima mwiza ufite uzawugumane. Ni ukuri pe uri mwiza mana, iwanyereka inyuma hawe uko hasa gose. Basi noneho wajyana asaze nayo ntwaye n'umusego n'amazi nari yatumukanye byarancanze nanjye. Sundi nabiryo nkuzanira Ibiryo se? Ibiryo ntari none ushaka kuba wicara sigaye se wabikuyeho? Ikindi ushaka kumbwira? Yego ukuntu uri mwiza. Ese ko ndi mwiza ubibona uti? Ntago njye mbibona aho mba mbyumva. Ari ibintu nkorera ariko bituma n'undi numva uri mwiza. Uwakunyereka noneho ukuntu waba umeze. Murebye ku maso kuko nyine ufite ikibazo. Naho ubundi wakunyereka ukuntu waba umeze rwose. Kaburi Imana izabigenza neza urebe. Imana izabigenza neza urebe. Urebe n'ukuntu umugore yawe yabaye icyuki, yabaye mwizerega no kutabibona. Umugore wanjye kandi atukana burasi Imana yamuhaye ubwiza. Imana yimuha umutima nk'ufite ubanza u Rwanda rwari kuzabamo amahoro rwose, isi yose twari kuzabaho neza kabisa. Shabura amabuja wasanga afite impamvu atukana. Awamenya. Aratukana agakabya wagira ngo ntagasenga ariko hamwe musenga mujye mubasengera rwose. Ariko buriya nanjye mba narengereye nagomba kwivanga mu byanjye. Kuri kw'Imana aratukana. Simbifatiye ibyo nagaketse. Wanda yawe waje ahangaha kugira gute? Waje kuntwarira umugabo yanjye. Umugabo subiramo ubugambo wari uri kuvuga. None se arantwa. Subiramo ubugambo wari uri kuvuga. Arantwaye se? Wari uri kuvuga ngo iki? Subiramo. Naho ndi kuvuga umutima mubugira, ugira umutima. Mana yanjye makote ko kubumba. Anje turamo. Wanda wowe ndakwica. Waratu undi mwana. Sinzongera kubona isura yawe muri saro hano. Korodi waratu undi mwana Korodi waratu undi mwana. Ryari umvuga mu izina. Kuva ryari umvuga mu izina, kuva wabona ndani kumvuga mu izina. Izina wanyitaga sheri byagiye. None so kuzutukana ibintu byose bizana nabi. Gegera umusambanyi tabona. Uratangiye. Utangiye kuvuga ngo abakozi bakabyara rugo bawe ni beza. Ngo ni beza, ngo umugore wanjye, ngo we ni mubi, ngo ni shitani. Si we wangize shitani. Ngo umugore wawe ni mubi. None ubonye zakabyara rugo utangiye kuzishima. Ese ko ndebe utabona iyo uza kububona. Ariko koko Mana yanjye makote narago. Ngegera wowe uri ngegera. Ubu Imana yakumaye koko yibireka kukuma koko makote narago we Mana ya. Makote narago. Ntabwo uzabagowe iyo bari. Akwangoreka nkubaza.
ntabwo usaba ngo bambaze. Nakuzanye hano none utangiye kunshingaho ibere. Higo. Utangiye kunshingaho ibere wirengagije ibintu byose nagukoreye n'uburyo wari umeze. Wankoreye iki? Ndekuri iyo nkoni. Nkwereke nguhane kibyeyi. Umane kibyeyi se wowe warambya. Nguhane kibyeyi. Nese wowe warambya. Biriya byo mbonye. Ninjye nawe. Iwe nawe njye nawe ikisi. Ubonye wageze mu rugo rwiza wasanze nayubakiye urugo ubonye ngize ibyago twaranabisezeranye imbere y'urusengero n'imbere y'Imana urangije utangiye kunshinga ibere urumva yuko ngo niba narahuye n'ikibazo ngo ugomba kunnya hejuru ukangira icyo wishakiye. Yego byemere kuko ntubona. Rero ndekurira ijisho ndavuze ngo ndekurira ijisho wa mugore we. Ndekurira inkoni. Ndekurira ijisho. Ngende uvana guhana kibyeyi. Nundi musi zongera kubana na kara gakobwa. Ndi munsi. Noneho si amaso gusa n'amaguru nzayaca. Bakoze uwo wandetse. Ngenza yaca. Wande. Bamukwasi.